mu baturage benshi batuye isi yacu y'uyu munsi irangwamo n'ibyaha byinshi bitandukanye bitewe n'uko abashakashatsi bavuze ko kuva mu myaka ya kera yose guhera mu kinyejana cya 14 kuzamura, abahanga mu by'imibanire y'abantu bavuze ko guhera mu kinyejana cya 14 kuzamura, ikinyejana cya 21 cy'ikinyejana cya mbere kimwe kirangwamo ibyaha byinshi bitandukanye ndetse n'urugomo, ndetse batangaza ko ikinyejana cya 21 aricyo kiri kurangwamo n'abantu benshi barakaye kandi bafite umujinya ndetse bakora ibidakorwa bitakorwaga kera. Isi ya none kugira imbaga nyamwinshi y'abantu benshi bakora ibyaha kandi bagira urugomo rwinshi rutandukanye, ibyo bisurikira amaleta menshi atandukanye ndetse n'abayobozi benshi bakomakomeye mu bihugu byinshi bitandukanye mu isi kubaka amagereza menshi akomeye, ndetse ayo magereza yose akomeye akubakirwa kugira ngo akande abo bose bakoze ibyaha ndetse babiryozwe. Bamwe bagahanishwa ibihano bya burundu, abandi bagatotezwa, abandi bagafunga imyaka myinshi cyane buryo kugira ngo batange ikiguzi cy'inyishyu ku byaha byose bakoze, nabo babyishyurirwe gushyirwa inyuma y'amaferabeto manini muri ayo magereza bubakiwe. Gusa muri ayo magereza agiye atandukanye mu bihugu byinshi bitandukanye mu isi, harimo amagereza menshi yagiye yamaganwa n'imiryango myinshi itegamiye kuri leta iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, bitewe n'uko amagereza menshi agiye atandukanye twavuze muri ayo ngayo yose atubahiriza uburenganzira bwose bw'ikiremwamuntu, ndetse amagereza amwe n'amwe agahonyera uburenganzira bwa buri mfungwa ifungiwe muri ayo magereza. Muri ayo magereza harimo atoteza imfungwa, harimo hatabaho ibiryo bihagije cyangwa se bifite isuku nk'uko bikwiriye, amagereza afite umutekano wayo ukemangwa bitewe n'uko buri mfungwa yose mo imbere bitaba ifite umutekano uhambaye, kandi buri saha n'isaha buri mfungwa yose ifungiye muri iyi gereza iba yakwicwa. Si ibyo gusa kandi harimo amagereza afite umwanda ukabije, aho ubuzima bwa buri mfungwa yose ifungiye muri iyi gereza buba buri mu kangaratete biciye mu isuku nkeya, ndetse no kwanduza indwara nyinshi zitandukanye ziva ku isuku nkeya hagati y'imfungwa zose ziba zifungiye muri aya magereza. Ikiganiro cy'ubutsiye Rwanda ku yigeze 10 za mbere z'abagabo zimeze nk'ukuzimu mu isi, habura imfungwa ifungiye muri izi gereza 10 tugiye kuvuga tugiye gutondeka guhera ku 10 kugeza ku ya mbere, itaba yizeye umutekano wayo bitewe na byinshi bikorwa muri zino gereza, harimo urugomo, imirwano hagati y'imfungwa nyinshi zitandukanye ndetse hakavamo no kwicana, kwamburwa uburenganzira bwa buri mfungwa yose bikozwe n'abasirivere cyangwa se abarinzi ba zino gereza. Muteze amatwi ikiganiro cy'umunsi uca kuri Ozone Info kuri YouTube, ukaba uhageze bwa mbere nagusaba kwiyandikisha ugakanda subscribe kugira ngo n'ubutazajya ubasha gucika ibiganiro byose bicukumbuye bica kuri uyu muyoboro, gukanda like ndetse na share ugasangiza kino kiganiro abandi bose kugira ngo nabo babashe kukibona. Ibyo byose ni umusanzu ukomeye kuri uyu muyoboro. Nongeye kugushimira, ntuhaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Duhere kuri gereza yacu, muri gereza zose zifatwa nk'ukuzimu cyangwa se zifata nabi imfungwa zose ziba zifungiye muri gereza. Ku mwanya wa 10 turasanga gereza yitwa Petak Island. Iyi ngiyi akaba ari gereza isangwa mu gace ka Ognon Ostrov mu gihugu cy'Uburusiya. Petak Island akaba ari gereza ya 10 isangwa mu gihugu cyo mu Burusiya ifungirwamo ibihazi kandi n'ibisarigoma byose byo mu Burusiya, bitewe n'uko iyi ngiyi ari gereza ifungirwamo abamafia benshi bafunzwe na Vladimir Putin agiye ku buyobozi mu mwaka w'1999 igihe Vladimir Vladimirovich Putin ahindukaga prime minister wa kino gihugu cy'Uburusiya. Guhera muri uwo mwaka abamafia benshi yarwanyaga cyane muri kino gihugu cy'Uburusiya bose, bitewe n'ibyo bano bamafia bagiye bakora mu gihugu cyo mu Burusiya. Abenshi muri bakaba barijwe mu nkiko bakaburana, ibyaha bikaba mu wundi nabo baganishwa kumara imyaka yabo yose y'ubuzima bwabo muri gereza Petak Island prison iherereye mu gihugu cyo mu Burusiya. Guhera mu 2017 imfungwa nyinshi zifungiye muri gereza Petak Island prison zagiye zitangaza ko imfungwa nyinshi muri gereza zahanishwa kumara amasaha 22 mu tuzu twabo tw'umwihariko, ndetse abenshi muri bo bagatotezwa. Ku magereza 10 ya mbere ameze nk'ukuzimu ku isi yafungirwamo abagabo, ku mwanya wa 9 turasanga gereza yitwa Armavir prison mu gihugu cya Armenia. Armavir prison mu gihugu cya Armenia akaba ari gereza bivuga yuko imfungwa zaho zose zirimo imbere arizo ziyobora gereza kugira ngo abarinzi cyangwa se abaseriviya habure bacunga zino mfungwa. Ku bwisanzure bukabije bw'izi mfungwa ziherereye muri gereza Armavir prison mu gihugu cya Armenia, bikaba bituma umutekano wa buri wese cyangwa se buri mfungwa wese iherereye muri ino gereza utaba wizewe cyangwa se ngo uburambye. Imfungwa mono zicuruza ibiyobyabwenge, imvururu ndetse n'imirwano kandi bivamo kwicwa kw'imfungwa nyinshi zitandukanye muri iyi gereza. Ibi byose biteka iyi gereza Armavir prison mu gihugu cya Armenia ku mwanya wa 9 muri gereza mbi utakwifuriza mugenzi wawe cyangwa se inshuti yawe kuba atakandagira cyangwa se yakerekeza body ze z'amaso ye ku miryango yose igana muri izi gereza. Ku mwanya wa 8 kuri gereza mbi cyane z'abagabo turasanga gereza yitwa Rikers Island iherereye mu mujyi wa New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba ari gereza buri muntu wese yavuze iri zina rya Rikers Island atekereza gereza mbi cyane igereranywa nk'ukuzimu. What are some words you'd use to describe Rikers Island? Hell.
Plain and simple. Hell. Iyi video mubona ni video yakozwe n'ikinyamakuru cya New York Times mu mwaka wa 2019 ubwo umunyamakuru yabazaga umugabo witwa Benji Lozano afungiwe amezi 5 muri gereza Rikers Island muri New York. Aramubaza ati ese mu magambo make wasobanura gute iyi gereza Rikers Island? Uyu mugabo Benji Lozano mu kumusubiza yihuse kandi mu gisubizo kibangutse cyane. Benji Lozano yasubije uyu munyamakuru wa New York Times amubwira ko Rikers Island prison yayigiranye nk'ukuzimu. Ikomeje kuri kino kiganiro cyatanzwe na New York Times, ikinyamakuru gikomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe bari batumiye Benji Lozano afungiwe amezi 5 muri gereza. Yavuze yuko ino gereza ibamo urugomo umunsi ku munsi kandi ubuzima bwa buri mfungwa yose bugereranywa nk'ubuzima bw'inkoko yicwa hano hanze mu mahoteli agiye atandukanye, bitewe n'uko buri mfungwa yose gupfa muri iriya gereza Rikers Island hari ibintu byoroshye kandi ko gupfa kwa buri mfungwa byaba isaha n'isaha. Muri documentaire yatanzwe na New York Times, Benji Lozano yakomeje kuvuga ko imfungwa zose zo muri gereza zifatwa nabi cyane bitewe n'uko umunsi ku munsi zitotezwa zigakubitwa, abenshi bakimwa amazi yo koga. Ibi ngibi kandi bihamanye n'amategeko ndetse n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu muri rusange. Mu mwaka wa 2019 hashize amezi 2 yonyine, Benji Lozano avuye ku kinyamakuru cya New York Times yamaze gutumirwa muri kino kiganiro. Iki gitangazamakuru cya New York Times cyasohoye video yerekanaga umwana w'umuhungu afite imyaka 18 ufungiye muri gereza Rikers Island muri New York, ubwo yarimo arahohoterwa n'abasirive bagera ku 8 ndetse n'ubuyobozi wabo bari kumukubita bikomeye. Aya mashusho akaba yerekanaga ubwo bw'indengakamere bwakorewe Nicholas Feliciano w'imyaka 18 wari ufungiye muri gereza muri uyu mwaka. Aya mashusho yo guhohotera Nicholas Feliciano akimara gusohoka, imiryango myinshi itegamiye kuri leta mu isi yatangiye kwigaragambya isaba yo kwigereza yafungwa ndetse bagatanga n'indishyi y'akababaro ku muryango wa Nicholas Feliciano. Nyuma yaho byaje kuba ngombwa yuko umuryango wa Nicholas Feliciano waha miliyoni 28 z'amadolari y'Amerika mu buryo kugira ngo babahe indishyi y'akababaro ndetse n'impozamarira bitewe n'uko umuhungu wabo yari yahohotewe mu gihe yari afungiye muri gereza Rikers Island ifatwa nk'ukuzimu ku banyamerika benshi iyo bacyumva mu matwi yabo. Ku mwanya wa 7 muri gereza mbi cyane z'abagabo mu isi, ahangaha turasanga gereza y'ikimenya bose yitwa Camp 14 Kachon, hereye muri North Korea cyangwa se muri Korea y'Amajyaruguru. Camp 14 Kachon Prison akaba ari gereza yubatswe mu mwaka wa 1959, ikomoka muri mayiro 40 mu majyaruguru ya Pyongyang mu mujyi mukuru wa North Korea. Sibyo gusa kandi ikoherezwa kugira ngo ijyakire abantu bagera ku 15 by'imfungwa bonyine. Sibyo gusa kandi gereza ikoherezwa mu buryo bwo kugira ngo ibashe gufungirwamo buri muntu wese uzajya yigumura ku butegetsi bw'umuryango wa ba Kim. Mu mwaka wa 1959 gereza ikoherezwa ku butegetsi bwa Kim Sung wa kabiri. Kuyo Kim Sung wa kabiri yubakishije gereza hakaba ari sogokuruza wa Kim Jong Un muri kano kanya w'igihugu cya North Korea cyangwa se cya Korea y'Amajyaruguru muri kano kanya. Igeze yubatswe ku bwa Kim Sung wa kabiri, abantu bose batemeraga ubutegetsi bwe ndetse bashaka kuburwanya bose bazagufungirwa muri gereza Camp 14 Kachon. Nyuma yaho mwaka wa 1994 amaze kuvaho Kim Jong Il umwana we amaze kujyaho, nawe abantu bose bangaga ubutegetsi bw'uyu muryango wa ba Kim nabo bazagufungirwa muri gereza Camp 14 Kachon mu majyaruguru ya Korea. Mu mwaka wa 2011 Kim Jong Il nawe amaze kuvaho, umwana we Kim Jong Un amaze kwima ingoma, buri muntu wese arwanyaga ubutegetsi bwiwe nawe yamwoherezaga muri gereza Camp 14 Kachon. Muri make tubivuze muri make, Camp 14 Kachon twavuga ko ari nka gereza y'umuryango wa ba Kim. Uyu akaba ari umuryango ukomeye yakomeje kuyoborera Korea y'Amajyaruguru guhera mu myaka ya kera. Kugeza muri kano kanya Camp 14 Kachon Prison akaba ari gereza ibarirwamo abantu barenga 50 by'abantu bose bafungiwemo, bose bazira icyaha kimwe cy'uko bagiye bagambanira amaleta agiye atandukanye yemerwaga n'abana batandukanye bavuga muri uyu muryango wa ba Kim. Igitangaje kandi kigira gereza imeze nk'ukuzimu kandi mbi nuko ikoze ikosa ryo kugambanira ubutegetsi bwose butandukanye bwo muri Korea y'Amajyaruguru, wowe n'ibisekuruza byawe bitatu byose babohereza muri gereza Camp 14 Kachon, kandi umunsi ku munsi bamukora imirimo igiye ivunanye harimo gucukura amabuye y'agaciro, ubuhinzi bugiye butandukanye ndetse n'indi mirimo yose ivunanye. Sibyo gusa kandi imfungwa zifungiyemo hano bivuga ko bakora amasaha hagati ya 11 n'amasaha 12 ku munsi ndetse bagahembwa ibiryo byica n'ikiza. Aya makuru yose kandi ameze nk'ubwirabera muri gereza Camp 14 Kachon iherereye muri North Korea. Aya makuru akaba yaratangajwe n'umwana mutwe witwa Shin Dong-hyuk. Uyu akaba ari umuntu wenyine umwe yatoretse gereza kuva gereza yakubakwa. Uyu mwana yatoretse gereza afite imyaka 17 bitewe n'uko yari afunguwe n'ababyeyi be bari baragambaniye igihugu. Afite imyaka 2 yonyine akaza gukora muri iyi gereza. Akimara gutoroka iyi gereza ababyeyi be barimo imbere ndetse n'abavandimwe be bose bahise bicwa. Mu kugera hanze nta kindi kwari gutanga amakuru ya buri kantu kose gakorerwa imfungwa muri iyi gereza ndetse n'ihonyora ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu bukorerwa muri iyi gereza. Ku mwanya wa gatatu turasanga gereza yitwa Telehout.
iyi ngiyi akaba ari gereza isanzwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyi wa Indiana, hakaba ari gereza ifungiwemo ibyigomeke ndetse n'ibyihebe ndetse n'abicanyi kabuhariwe baranga ku mateka yose ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu bagabo b'abicanyi ruharwa twavuga bafungiye muri gereza ya Terre Haute twavugamo nk'uwitwa Nico Jenkins. Nubwo akaba ari umugabo uzwi kuba afite inkovu nyinshi zitandukanye ziri mu maso ziteye ubwoba. Nico Jenkins akaba ari umwicanyi wakatiwe imyaka 450 muri iyi gereza bitewe n'ibikorwa by'ubunyamaswa by'ubwicanyi yakoze, hakica abantu bane icyarimwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaza gukatirwa imyaka ndetse n'ikindi gihano kugira ngo ahinirwe muri iyi gereza. Iyi gereza ikaba ifungiyemo n'abandi bagabo bose b'ibihazi cyangwa se b'abicanyi, aho kugira ngo baryozwe ibyo bakoze batotezwa, abenshi bagakubitwa, ndetse iyi gereza ikaba iza ku mwanya wa 6 muri gereza mbi z'abagabo mu isi yose. Ku mwanya wa 5 muri gereza mbi ku isi z'abagabo turasanga yitwa Cebu Prison. Iyi ngiyi akaba ari gereza isanzwe ndetse ikongera ikaba rehabilitation center cyangwa se ikigo cyo gukamuramo abantu bose babashwe n'ibiyobyabwenge, kubakamura ibyo biyobyabwenge bagasubira mu buzima busanzwe butarangwamo n'ibyo biyobyabwenge. Ikigira gereza ya Cebu Prison mbi akaba ari gereza ibamo ubucucike bwinshi kubera ko imfungwa zifungiye muri gereza zanduzanya indwara nyinshi. Si ibyo gusa kandi imfungwa nyinshi muri gereza zigapfa bitewe n'isuku nkeya ibiri muri iyi gereza. Twifashishije inkuru yanditswe ku itariki 21 z'ukwa gatandatu mwaka wa 2018 ikandikwa n'umugabo witwa Garuel Garipe wakoreraga ikinyamakuru cya Philippine News Agency. Mu nkuru banditse kuri iyo tariki bavuze yuko iyi gereza igiye kurekera kwakira abantu bitewe n'uko yubatswe igenewe kwakira abantu bagera ku 500 bonyine b'imfungwa. Gusa buri uko umwaka wagendaga wihirika undi wihirika, igereza ya Cebu Prison yakomezaga kwakira imfungwa umunsi ku munsi kugeza muri mwaka wa 2024 ifite imfungwa zigera ku 4200. Ibi bitera umutekano muke ndetse n'ubucucike mu mfungwa n'imfu za hato na hato mu mfungwa bitewe n'isuku nkeya cyangwa se ubucucike buri muri iyi gereza. Ku mwanya wa 2 turasanga Guantanamo Bay. Iyi ngiyi akaba ari gereza yubatswe mu gihugu cya Cuba ikubakwa mu mwaka wa 2002. Si gusa kandi ku itegeko rya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wari rimureba muri icyo gihe hariwe Perezida George Bush. Iyi gereza ya Guantanamo Bay Prison iherereye muri Cuba ikaba yubatswe mu buryo kugira ngo bajye bafungiramo ibigiye byose bigiye bikomakomeye mpuzamahanga muri iyi gereza, mu buryo kugira ngo bikore amakuru kandi biryozwe ibyaha byose byagiye bikora by'iterabwoba mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye mu isi. Igeza kuva mu mwaka wa 2002 yakubaka kugeza muri mwaka wa 2024 imaze gufungirwamo imfungwa zigera kuri 700 zose. Gusa muri kano kanya akaba bafungiyemo imfungwa zigera kuri 30 zonyine. Izi mfungwa ushobora kuvuga ngo ni nkeya cyane, gusa itotezwa cyangwa se buri kintu cyose kizikorerwa ni Imana ikizi. Ku butegetsi bwa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama, imiryango myinshi ku isi itegamiye kuri leta iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu yagiye ivuga ko igereza ikwiye guhagarikwa cyangwa se igasenywa bitewe n'uko bavuga ko ibyihebe cyangwa se imfungwa zifungira muri gereza ya Guantanamo Bay Prison muri Cuba zitotezwa bikomeye kandi zigakubitwa. Ibi ngibi kandi bitandukanye n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu isi. Iyi gereza ya Guantanamo Bay akaba ari gereza yubatswe mu gihugu cya Cuba hagendeye ku bufatanye bw'igihugu cya Cuba ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa akaba ari gereza ifungirwamo ibyihebe byose by'ibinani biba byaragomeye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu itoteza rikomeye kandi riteye ubwoba ryagiye rivuga muri gereza ya Guantanamo Bay, hakaba harimo gufata imfungwa bakazishyira mu byumba bikonje cyane bifite dogere Celsius zigera kuri 5 gusa, ubundi bagafungiramo izi mfungwa mu buryo kugira ngo bazikoreye amakuru. Si ibyo gusa kandi izi mfungwa bakazimazamo igihe kinini muri bino byumba bikonje cyane bimeragamo n'amazi akonje, aho bamazemo amasaha menshi atandukanye babona ugiye gupfa bakagukuramo bakagushyushya none bakagusubiza muri iki cyumba gikonje ku buryo bishobora gufata nk'iminsi myinshi cyane. Iryo toteza ryo barimo baragukorera umunsi ku munsi muri gereza ya Guantanamo Bay Prison mu gihugu cya Cuba. Ku mwanya wa 3 muri gereza mbi z'abagabo mu isi haturasanga gereza yitwa Antanimora Prison iherereye mu gihugu cya Madagascar. Iyi akaba ari gereza ifite ubucucike bwinshi bukabije, aho ku ijanisha ryo ku ijana ifite ubucucike bwa 400% bitewe n'abantu bose baherereye muri iyi gereza. Si ibyo gusa kandi iki kintu kigiye gereza Antanimora Prison muri Madagascar, gereza mbi cyane. Ni inkuru ikimenya bose agicacana ku binyamakuru byinshi bigiye bitandukanye mpuzamahanga, aho bavugaga yuko imfungwa muri iyi gereza zirya ifunguro rimwe, aho imfungwa zirya imyumbati saa sita ndetse nijoro, ukwezi kumwe kukaza ukundi kukaza umwaka ukarangira barya imyumbati yonyine bitewe n'uko muri gereza nta bindi biryo bitekerwa imfungwa usibye imyumbati yonyine. Ibi kandi bituma 60% y'imfungwa zose zifungiye muri iyi gereza barwanya indwara nyinshi zivuye ku isuku nkeya. Aha twavugamo kolera ndetse n'izindi ndwara zose zitandukanye ziva ku isuku nkeya zikaba zica imfungwa nyinshi cyane muri iyi gereza ya Antanimora Prison mu gihugu cya Madagascar. Ku mwanya wa 2 muri gereza mbi cyane z'abagabo mu isi turasanga gereza yitwa Blackfin yatangaje yuko imfungwa nyinshi zo hano zikunda gutotezwa, aho iyi mfungwa yitwa Ida Seyfuni yatangaje yuko batakoze imirimo yose bashinzwe muri gereza
abenshi batatswa kandi bakimwe n'ibiryo byo kurya mu gihe cyose batakoze imirimo yitwa La Sabaneta Prison iherereye mu gihugu cya Venezuela. Iyi ikaba ryizirangwamo n'umwanda mwinshi cyangwa se isuku nkeya, ku rugomo hagati y'imfungwa, imyigaragambyo myinshi igiye itandukanye hagati y'imfungwa ndetse n'abasiriveri cyangwa se abarinzi b'iyi gereza, ndetse n'ibikorwa byinshi bitandukanye by'urugomo. Bwana Hugo Rafael Chavez wari perezida mukuru w'igihugu cya Venezuela mu mwaka wa 2013 akaba ari bwaje kwitaba Imana. Perezida Hugo Chavez imbere y'uko apfa yatangaje ko iyi gereza we ayigereranya nk'umuryango werekeza ikuzimu. Iyi gereza yubatswe igenewe imfungwa zigera ku 500, kuri bikaba ifungiyemo imfungwa zigera ku 2500, harimo n'imfungwa zigera ku 192 z'abana bataruzi imyaka yo kugira ngo bafungwe, bitewe n'uko abenshi baba baragiye bisanga mu duko tw'amabandi yewe muri kino gihugu cya Venezuela, ubundi bakorezwa muri gereza ya La Sabaneta Prison. Iyi ngiyi akaba ari gereza irangwamo urugomo rukomeye, bitewe n'uko imfungwa nyinshi zitandukanye ziri muri gereza ya La Sabaneta Prison baba bafite imbunda zitandukanye, ibyuma, indwara nyinshi zitandukanye zakoreshwa mu buryo bw'ubwirinzi ndetse no kubuza amahoro abandi mu gihe icyo ari cyo cyose muri iyi gereza. Si ibyo gusa kandi gereza ikaba yarangwamo n'isuku nkeya cyane, bitewe n'uko buri gereza nta na tuwarete nzima zabasha kubonekamo, aho tuwarete ziri muri gereza ari tuwarete zikoze mu bishitingi binini cyane, kandi izi shitingi nazo zidakorerwa isuku ihagije. Hari indwara nyinshi zituruka ku mwanda ukabije, harimo nka kolera zibasiye imfungwa nyinshi zifungiye muri gereza ya La Sabaneta Prison mu gihugu cya Venezuela. Si ibyo gusa kandi uburyo bwo gukora isuku cyangwa se koga hagati y'imfungwa, imfungwa zigera kuri enye zibasha gusangira indobo imwe y'amazi ziri koga, bitewe n'uko amadushe yose muri gereza yagiye asenywa n'urugomo rwinshi rukabije rwabereye muri iyi gereza, bikozwe n'imfungwa z'ibinani zifungiye muri iyi gereza. Nongeye gushimira kuri iki kiganiro cy'umunsi cy'iguca kuri mu Ozone Info kuri YouTube. Ese wowe niye gereza yagutangaje cyangwa se wabonye iteye ubwoba muri izi gereza icumi zose twavuze muri kino kiganiro? Habaye ari yo wabonye wajya muri comment ukayandika, ndetse ukatugezaho igitekerezo cyangwa se inyunganizi washaka kutugezaho biciye muri comment. Gukanda like ndetse na share ugasangiza kino kiganiro abandi kugira ngo nabo babashe kukibona n'ingenzi cyane. Kandi bari mushyashya kuri mu wakora subscribe ukiyandikisha kugira ngo n'ubutaha ujye ubasha kureba ibiganiro byacu bicukumbuye bica kuri uyu muyoboro. Nongeye kubashimira, bifurisha n'ihirwe mu byo mukora byose muhaye muronke, kandi kubagira iby'agaciro kuri uyu muyoboro. Ibiganiro byacu nakagaruka naho ubutaha.